mwamasheri wanje mwamasheri wanje mwamasheri wanje mwamasheri berisheri wanje mwamasheri berisheri wanje mwamasheri berisheri wanje umukobwa wagize gushaka kwa umusore nkuru aho Yesu cyakashije cyakashije nakita cyakashije nakita cyakashije cyakashije shari uriye shari uriye shari uriye kwa Mungu waba umusore beburiye kwa Mungu beburiye kwa Mungu beburiye kwa Mungu niba ari ikintu kibabaza shari uriye mu rukundo ibyo ushobora kuba uri kubaho akikikana hano rero by'ukuri arababaje bitewe n'urukundo umusore ntabwo nje kugira ngo mukurikize ariko uburyo ushobora kuba wakwirinda ni ibintu bitanu nshaka kugira ngo tuganireho. Ibi bintu ntubikurikiza bishobora kuba byakugira akamaro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntabwo turamujajinga ngo ntawe bitabaho, nibyo kuko ashobora kuba yarakoze imikosa rimwe mu rukundo ugasanga nibyo biri gutuma bimugera kuri we. Reka rero ibintu bitanu mbashe kuba nabikubwira. Hari igitego cyangwa inyunganizi bibuka kandi se tukabufungura inzogera hatazagira video nimwe ucika biturutse hano. Let's go. Hari amakosa benshi abantu benshi bakunda gukora cyane mu rukundo. Iyo bagiye mu rukundo ugasanga umuntu akunze atizigama cyangwa se agakunda umuntu n'umutima we wose ntagire na gaki ashobora kwisigariza. Hariho n'abakunda umuntu ugasanga byibuze amukunze mu rugero ku buryo yagenda ntahangayike, ariko hariho n'abakunda umuntu ugasanga nta n'akantu na kamwe yisigiye ugasanga arushijeho guhangayika. Rero hari amakosa abantu benshi bakora mu rukundo nyuma bakisanga bababaye cyane, bahangayitse cyangwa se banatakaje icyizere cyo kongera gusubira mu rukundo. Ibyo ni ibintu bibaho cyane umunsi ku munsi uko bwiye n'uko bukeye. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe bitewe n'iyi nkuru yagiye iravugwa haraguru uko uyu mukobwa byaje kumaho yisanga yagwaye muru, kandi muru ni ikintu kibi rimwe na rimwe utanabyitondeye ishobora kuba yaguhitana bitewe n'ahantu uherereye cyangwa se n'ibyo urimo. Ushoboka guhara ikizungero ukaba kwitura hasi, ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukana bitewe n'urukundo ushobora kuba urimo. Niyo mpamvu naguteguriye ibintu bigera muri bitanu ushobora kuba wakurikiza kugira ngo nawe niba ugiye kwinjira mu rukundo cyangwa se niba ururimi ushobora kuba warugiyemo urimo, ugomba kuba wakwitonda cyane kubera ko igihe icyo ari cyo cyose bishobora kuba nawe byakubaho, kuko ntabwo wamuseka ibyabaye kuri uyu mukobwa wagoreye uyu muhungu witwa Gilbert. Reka uyu munsi rero tuvuge kuri ibintu bitanu, ubundi urebe iyi video igeze ku musozo kugira ngo ubashe kubisobanukirwa, ntihagire ikintu na kimwe kigucika giturutse hano, mu rwego rwo kwirinda. Niba ushaka kugira ngo urukundo ruzira ibikomere byinshi, komeza uyirebe uyigeze ku musozo, urabasha gusobanukirwa byinshi utaruzi. Harimo ingingo z'ingenzi. Icya nyuma aricyo cya gatanu, ndabizi abantu benshi baragikerensa kandi nicyo kirimo byinshi bikubiyemo. Rero ibi ngibi kubwira ugomba kuba wabigerageza mpaka ubitsinze cyangwa se ubinyuzemo, ukagira nuko ubyirinda kubera ko ni ingenzi cyane. Ingingo ya mbere rero, tugakunde umuntu kuruta wowe uko wowe ushobora kuba wakwikunda. Urukundo ni rwiza ariko si byiza kwiyibagirwa kubera undi muntu ukuziye mu buzima, kubera ko uwo muntu yakubwiye ngo aragukunda ukumva wowe ubwawe umuhaye umutima wawe wose, weho bibaye ngombwa ko wiyibagirwa. Ibintu ntabwo ari byo, ntabwo
bishobora kuba bitakugendekera neza. Hari abantu rero bahangaye bagira inshuti zabo, umuryango, akazi cyangwa se amakosa, amasomo bakabihagarika kubera kugira urukundo, kubera gukunda umuntu abimusabye. Wenda nk'iyo mubonana cyangwa se urukundo rwanyu ugasanga rurasenyutse, ukisanga watangiye kugira ibikomere. Noneho urugero nshobora kuba naguha nk'umukobwa uretse kwiga ukumva ko ashaka gushaka umugabo bitewe n'uburyo ari kumubwira ngo bamwishyure dushake, buri gihe aragahora abikubwira kimwe n'umusore, nyuma y'amezi ukaza kubyemera, nyuma y'amezi make ukaza kuba wamwemerera, ugasanga nyuma y'amezi runaka batangiye kuba batandukana. Imiryango yarakubujije kuba waba mu ishuri, inshuti n'abavandimwe ariko ukanga kuvamo ngo uremeye ugiye gushaka uwo musore, amashuri yawe bikarangira uyacikishije, bikarangira ubyicujije kandi ari weho ubyiteye. Cyangwa se ugasanga umusore aragushutse ngo agiye kukwishyurira, nyuma y'umwaka umwe ukumva ngo nta mafaranga agifite, ukaba utakaje waramwizeye wese, ugasanga ubuze byose igihe yakwanze cyangwa se igihe yahuye n'ikibazo. Kunda umuntu ariko nawe wikunde kandi ukomeze kubaka ubuzima bwawe, kubera ko ubuzima bwawe ni ingenzi kurusha ibindi byose ushobora kuba urabona, cyangwa se kurusha urwo rukundo urimo urashyira imbere. Ukurikije ibyo umwana w'umukobwa yanyuzemo, nawe bigomba kuba byaguha isomo. Ikintu cya kabiri, irinde kwihutira kwizera buri jambo ryose ubwiwe n'umukunzi wawe cyangwa se ubwiwe akubwiye ngo nuko agukunda. Abantu bose bavuga amagambo meza, ntabwo bose baba bafite imigambi myiza. we abakubwira ibyiza siko bose bakwifuriza ibyiza. Hari abavuga ngo nzagushaka, sinzagusiga, nzakuba hafi, ni wowe wenyine nkunda, ni wowe wanjye, ariko ibikorwa byabo bikivanga n'ibindi. Wenda nk'umusore akagusezeranya ibintu, nk'umukobwa agusezeranya ibintu byinshi, ariko ugasanga afite n'undi bakundana, akakubwira ati nta wundi muntu mfite, ngo ufite weho wenyine, nta wundi nakunda, ariko ugasanga afite n'abarenze batatu, afite barenze bane. Uyu musore uza kuba wamukunda, wowe ukavuga ngo urababaye, ntabwo uzaba ubabaye cyane, ahubwo wowe ni wowe ushobora kuzabigenderamo. Jya ureba ibikorwa aho kwizera amagambo gusa, niyo nama nakugira. Icya gatatu, ntukihanganire ihohoterwa kubera ko agukunda. Ugasanga nk'umuhungu atangiye kujya gukubita buri munsi, arimo aragutoteza, aguhoza ku nkeke kandi ntabwo muri mwabana. Ntuzatekereze yuko na rimwe igihe nanone mwabanye cyangwa se igihe mugiye kubana ko azakubaha. Niba asanzwe agukubita mutari mwabana, ibaze none igihe mwabanye kuko bishobora kuzakugendekera ngo nuko weho umukunda. Urukundo nyarwo ntirukubita cyangwa se ntirugomba kubitisha, ahubwo ntirugusuzuguza, ahubwo wowe uharanira kugira ngo urukundo rugumeho, ntirugutesha agaciro. Oya, niba umuntu ahora agutuka, agukubita cyangwa se agutera ubwoba, ubwo ntabwo ari urukundo. Tuvuge wenda nk'urugero nshobora kuba naguhereza nk'umugore yakomeje agakomeza kwihangana, gukubitwa ngo atabivuga hanze bakamwota, ugasanga nyuma y'iki bibazo ahubwo ari guteza niho ibibazo bigiye kuza. Ugasanga yisamye, mu kinyarwanda bakavuga ngo yisamye yasandaye, bigiye gukarubanda bitewe n'ibikomere amaze kugira. Kubaha ubuzima bwawe ni ingenzi kurusha kuguma mu mubano ukubuza amahoro, ukubuza amahwemo. Ingingo ya 4, irinde gutanga ibyo ufite byose ngo werekane urukundo. Hari abantu batanga amafaranga cyangwa se bagatanga impano zihenze cyangwa se bagafata amadeni kugira ngo bashimishe abakunzi babo. Ahangaha ntuzagire ngo urimo urubaka urukundo, ahubwo ushobora kuba bwawe urisenyera umubano. Ushobora kugira ngo urimo uramuhereza impano, nyamara ugasanga anytime arakubabaje, anytime araguhohoteye.
niho bizatuma rwa rukundo cyangwa se ya muru izamuka, kandi bitari ngombwa igihe mwashwanye gatoya ukajya no gufata n'amadeni kugira ngo ushimishe uwo nguwo ukunda, nyuma rero ukaza kuba mwatandukana bagasigara bafite ibibazo bya mikoro n'amadeni. Wenda nk'umusore agafata ideni ngo agiye kugurira umuhungu cyangwa se agiye kugurira umukobwa smartphone ihenze, afashe amadeni kugira ngo akunde amwemeze. Nyuma y'ukwezi kumwe ugasanga baratandukanye, agasigara yishyura ya madeni. Isomo ushobora kuba wakuramo rero, mufashe uko ushoboye ariko ntukisenye wowe ubwawe. Ubuzima bwawe ni ubwawe, kubera ubuzima ejo n'ejo bundi washaka ibintu nibyo, ariko menya ngo ye kugusigira ibibazo, kuko uko ugenda uhangayika cyane niko birushaho kugenda biba bibi cyane. Twigire ku ngingo ya 5 anariyo ya nyuma nabateguriye hano muri iyi video, twihuse cyane. Ntukirengagize ibimenyetso byerekana umubano utameze neza hagati yawe n'ugukunda. Hari ibimenyetso rero abantu babona bakabyitiranya cyangwa se ugasanga bari kubyirengagiza, nko gukubesha kenshi, kubura icyizere, ugasanga ibi bintu byinshi ntabwo arimo araguha icyizere, akakubwira ngo uzitumanaho. Ibyo bintu birushaho kubabaza umubano wawe, ushobora kurangira usigaranye ibikomere byinshi. Wenda nk'urugero ushobora kubona hano kugira ngo byumve, nk'umukobwa ugasanga yabonaga umusore ahora amubeshya, ugasanga ibyo byose ari kugenda abirenza amaso, ariko akavuga ngo azahinduka. Ibyo ngibyo ashobora kwihangana bwa mbere, ubwa kabiri ugasanga ntabwo bigenze neza, nyuma yaje ugasanga ibyo bagendaga bamuvugaho ko yagendaga gusenya, ugasanga ibyo byose bimuriho. Jya wumva ibyo bikorwa bikubwira, ntukirengagize ibimenyetso bimwe na bimwe agenda agukorera. Ahubwo bibaye ngombwa ushobora gufata n'umwanya mukabasha kuba mwabiganiraho. Urukundo rwiza rugira icyubahiro, ukwizerana no kwita ku munezero. Ibyo bintu uko ari 3 nkubwiye, uramutse ubikurikije bishobora kuba byakugira akamaro kandi gakomeye. Iyo cya 5 rero nakubwiye, uba ugamije amahirwe yo kugira ibikomere cyangwa se ibimenyetso byiza iyo bino bintu ugiye urabyirinda ku giti cyawe. Biragufasha kandi ubigiramo amahirwe akomeye kugira ngo wirinde ibikomere bigiye bitandukanye. Mbwira ikintu wumvishe gikuriho muri iyi video. Hari igitekerezo cyangwa inyunganizi, ubishyira hano hasi muri comment, ntituza gukora ikiganiro tuzabasha kubiheraho. Ndabakunda cyane.